Urugo ni impano ikomeye Imana yahaye abantu. Abenshi barugereranya n'ijuru rito. Uyu munsi nifuje kugusangiza amabanga 5 twakwitaho kugira ngo urugo rukomere. Irya mbere ni ukwizerana. Iki ni ikintu gikomeye mu bashakanye, kuko iyo kidahawe agaciro ingo nyinshi zirasenyuka. Niba ufite umufasha, mwubahe kandi umwizere, kuko kugira ngo mugere ku rwego rwo gushakana, icyo nicyo cyabanje kandi kinayobora ibyiyumviro byanyu. Niba uri umwizerwa nawe, bikomeze utazadohoka rugasenyuka. Icya kabiri, umuhati. Ndakubwiza ukuri, ingo nyinshi uzibajije uko zari zihagaze zigishakana, hari benshi bakubwira ko batangirira kuri 0, ariko uko bagenda bazamuka ibintu biriyongera. Imbaraga mukoresha, uko muhuza ibitekerezo n'uburyo mutegurana imishinga n'ibyerekezo muyiha, bituma urugo rwanyu rukomera. Icya gatatu, kugira ibanga. Aya ni amabanga 5 akomeza urugo. Kugira ibanga ni ryo banga nanone cya gatatu. Urugo ni ibanga. Abasesengura cyane iby'umuryango, iki kintu bakigarukaho cyane. Ntimushobora kugira aho mugera mu gihe akabaye kose mu isegonda rimwe abaturanyi baba bakamenye. Ngo icya mbere ni amakuru. Harakenewe n'ahadakenewe. Ingeso, imbaraga nke, inenge n'ibindi bitagenza neza kuri mugenzi wawe byakosorwa, ariko mu buryo buha agaciro amabanga y'urugo rwanyu, y'umuryango wanyu. Ibi birahita bijyana n'uko iyo ufite igitekerezo kigomba guhera ku wo mwashakanye. Icya kane, guca bugufi. Abenshi ntibakunda umuntu wikuza, wa wundi ugira uti njye nkugize, urarutwa na kanaka, iyo ntagushaka niho uri kuzabaho. Ibi si byo. Muce bugufi, mwubahane, buri umwe abona undi nk'uw'agaciro, bityo iterambere ntirizasiba kubasanga. Icya nyuma ariko si cyo gito, ni isengesho. Ubuzima bwa buri munsi duhura n'ibigeragezo, ariko tukiringira Imana. Isengesho rituma biriya byose navuze hejuru bikomera. Ibyo mupanga mukabisabira umugisha, ubatoteza mukamusabira gukizwa, ababagana mukabakirana n'urugwiro, ubundi umugisha w'isumba byose ugataha iwanyu. Mu by'ukuri rero, aya ni amwe mu mabanga yagufasha gukomeza urugo rwawe. Nawe hari ukundi ubitekereza. Ubu ni ubusesenguzi nakoze ku giti cyanjye. Ubwo nawe ufite uko ubyumva wampa igitekerezo muri comment, ukanakora subscribe na share kugira ngo ugere kuri benshi. Hanyuma umuryango nyarwanda dukomeze tuwufashe gutera imbere, tuwusigasire kuko ni uwacu, kandi ibibi byawugaragayemo nitwe ubwacu bigiraho ingaruka nyinshi. Nta bantu bakunda kubaho bari mu mwiryane, ibintu byose ari yagayaga, ari urusaku, ntabwo abantu babikunda. Dufatanye rero. Sawa, ndagushimiye.